wasanga nawe ibi bintu byarakubayeho cyangwa bijya bikubaho ko hari igihe ufungura data za telefone yawe ariko ukabona ntiziri gukora ndetse ntizinamarike ko zafungutse kandi wari wazifunguye. Muri iyi video ngiye kukwereka ibishobora gutuma icyo kintu kibaho cyangwa se icyo kibazo kibaho n'uburyo wagikosora. Ariko niba utaramfollowinga, banfollowinge, ujye muri comment umbwire ikindi nazagufasha muri video yacu y'ubutaha. Urahita ujya muri settings zawe, nurangiza ukanda hano handitse network and internet, nurangiza ukande kuri internet, winjire muri settings za simcard yawe, nurangiza umanuke hano hasi handitse access point name cyangwa se icyo twita APN. Nugeramo urasanga nta APN irimo cyangwa se access point name. Nurangiza ukande kuri kano kantu kagasaraba, numara gukanda ugasaraba, uraza ahangaha urebe ikintu hano wuzuzamo name ndetse na APN. Nurangiza urakanda hano kuri name wandikemo wenda MTN ko niba arizo ukoresha ko njye nizo ndi gukoresha. Ujya hano kuri APN wandikemo default, ijambo default gusa nurishyiramo kandi OK. Nurangiza ukande kuri tuno tudomo dutatu, barahita bakwereka kuri save. Nurangiza usavinge, numara gusavinga urabona ko internet yawe irahita ijyaho itangire gukora neza. Niba iyi video igufashije jya muri comment tubwire kandi nibagira gukora share kugira ngo isangize n'abandi.